Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro nanone. Uyu munsi tuje kubabwira amakuru ababaje ku mu content creator uzwi cyane mu Rwanda ni Rocky. Kuri YouTube channel yiwe yitwa Rocky Entertainment yajyaga igezaho abantu ibiganiro bitandukanye by'intambara cyane cyane ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko yari maze kugira abasubscribers benshi cyane barenga miliyoni, kuko ubu yarari muri miliyoni n'ibihumbi 600. Inkuru mbi rero nuko iyi YouTube channel itakibarizwa mu ruhando rw'ama YouTube channel, ahubwo yamaze gusibwa na YouTube bitewe nuko itubahirizaga amabwiriza ndetse n'amategeko agenga YouTube channel. Ibyo byose rero byateje igihombo gikomeye yaba ku banyarwanda ndetse no kuri Rocky ubwe wari umaze kugira byinshi ageraho kubera iyi YouTube channel ikomeye cyane yaramaze kubaka. Kora subscribe tuze tukubwire icyo yazize ndetse tukubwire n'ingaruka bishobora kugira, ndetse turanakubwira n'amafaranga mu by'ukuri uyu Rocky yashoboraga kuba yinjiza kuri iyi YouTube channel yiwe. Ni ku munsi w'ejo rero nibwo twamenye amakuru ko iyi YouTube channel ya Rocky itakibarizwa ku ruhando rwa ama YouTube channel. Iyi YouTube channel yari komeye cyane kubera ko navuga ko yari muri YouTube channel zikomeye cyane mu Rwanda, yaba mu zitangaza amakuru ndetse n'izindi zigiye zikora ibindi bintu bigiye bitandukanye, yaba iz'imiziki n'ibindi. Yari iri muri YouTube channel zikomeye, yari iri muri YouTube channel zikurikirwa cyane, ndetse ubona ko ashyiraho ibiganiro bikarebwa cyane ku kigero cyo hejuru, aho byashobokaga ko ashobora no gushyiraho video cyangwa ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 300 kuzamura. Iyi YouTube channel yari kunzwe ku rwego rwo hejuru, ntago bene ngango bigeze bayikundira. Wavuga ngo yazize iki? Biravuga ko iyi YouTube channel ya Rocky Entertainment yazize ko yatangazaga ku biganiro byo ku ntambara ya Kongo ndetse na M23. Bikavuga ko rero umuyobozi wa leta ya Kongo ari we wareze Rocky Entertainment kuri YouTube, maze bakaba bayihagaritse ndetse bakanayifunga. Ni nyuma yuko mu minsi yashize nabwo byari byavuzwe ko iyi YouTube channel yatswe monetization bitewe nuko yatangazaga ibiganiro bijyanye n'intambara. Kavuga ko yari yaripotinzwe yo kugira ngo barebe ko yahagarikwa bitewe nuko yari bangamiye imiyoborere ndetse n'imitegekere yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavugaga cyane ibijyanye n'ukuri ko habera. Ibyo ngibyo rero ntibishimisha abayobozi, bari reportinga kuri YouTube channel station, maze birangira bayihagarikiye monetization, birangira agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko yaragiye kubikurikirana ndetse bikaza gukemuka. Gusa ntibyatinze yahise agaruka, maze atangira kongera gukora ibindi biganiro. Bidatinze ahita yongera akora kuri bya biganiro. Ubundi bivugwa ko iyo YouTube channel yawe ihagaritswe cyangwa yatswe monetization bakayongera ukajurira bakayigusubiza, ntago uhita utangira gukora ibiganiro, kuko yikoze ibiganiro nanone wakora ibiganiro ugakora kuri bimwe wakoragaho, na automatique ko byongera bagahita bayihagarika cyangwa bakayifunga. Nibyo rero byabaye kuri uyu muvandimwe ubabaje cyane ndetse uri mu gahinda gakomeye cyane. None rero iyi YouTube umunsi w'ejo byagaragaye ko itakiri gukora, ubwo hari ibintu byagaragaraga ko ari live, kandi mu by'ukuri bidakunda ko hari imbuga zihurizwa kuri YouTube kugira ngo zikore live, noneho bikagaragaraho. Ibyo ngibyo rero byahise byerekana ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Abayishakishaga mu mashakisha ntibayibonaga, ahubwo basangagaho izindi YouTube channel zagiye ziyitirira Rocky Entertainment. Biba confirmed ko iyi YouTube yamaze guhagarikwa. Iyi ngibi rero twavuga ko ari igihombo gikomeye, kubera ko biravugwa ko byibuza mu gihe cyose YouTube channel ya Rocky Entertainment yabaga yahembwe nk'amafaranga makeya, mu gihe cyose yaraburije nyine hahandi uvuga ko itari uhembwe amafaranga afatika. Bivuga ko iyi YouTube channel yashoboraga gukorera ibihumbi 7 by'idolari mu kwezi. Ibihumbi 7 by'idolari ni miliyoni zigera mu 10 ndetse ishobora no kurengaho. Ni amafaranga menshi ashobora kwinjira mu gihugu ndetse ashobora kwinjira ku muntu. Numva ko ari amafaranga ashobora guhindura ubuzima. Iyo YouTube channel yaguhiriye ifite aba followers, ubona amafaranga menshi kandi ndetse ku buryo buhambaye. Birumvikana rero ko ari inkuru ushobora kumva wowe aho waba wicaye nyiri iki gitangazamakuru, ukaba wagwa igihumure, ukaba warwara toroma
bitewe n'amafaranga utekereza ko waba uhombye ndetse n'ibyo watakazaga cyangwa se n'ibyo winjizaga bitewe n'iyi YouTube channel ya Rocky Entertainment. Birumvikana ko Rocky ari mu gahinda gakomeye ndetse atishimye, ahubwo bivuga ko ndetse na RIB cyangwa se na leta ishobora kubijyamo kugira ngo arebe ko bagarura iyi channel. Ni channel ikomeye, gusa twavuga ngo yihangane, kandi birashoboka ko iyi channel ye ishobora no kugaruka twongera tukayibona, twongera tukabona ibiganiro agenda akora. Mu gihe bitaba bikunze, nanone twabasaba ko mwajyaho mu yindi channel yafungura mugakora subscribe kugira ngo tujye tubana nawe kandi tumushyigikire, kuko bimwe mu biganiro akora ni ibiganiro byiza, yaba ibyo ku nkuru ndetse na documentaire zigiye zitandukanye agenda akora. Ubusanzwe ni umusobanuzi w'amafilime atandukanye yo mu ndimi zigiye zitandukanye, aho abantu bagenda bamukurikira ku buryo ku bwinshi ndetse abantu bamukunda cyane. Bivuze ko niyo yashinga iyindi n'ubundi atarabura abamukurikira, abantu bahari bo kumukurikira mu buryo bugiye butandukanye. Reka tumwihanganishe. Nanjye icyo ngusaba rero ni gukora subscribe, tukareba ko niyo yacu yazamuka tukabona monetization, kubera ko uko mudukurikira niko natwe tugenda tuzamuka tujya imbere.